Nelson yakomeje gutekereza byinshi ku kugaruka kwa Keira, maze ageze aho yumva agizemo n'akoba, ariko ahita ababwira ati ndashaka kumwibonera n'amaso yanjye, munyoherereze aderesi z'ahantu aherereye. Nkibona izi aderesi nahise niyemeza ko ngiye gufata indege nkajya kumureba. Izina Keira ariko uko ryanzengurukagamo ryabaga rimeze nk'aho ari ikintu barimo kumponda mu mutwe. Uko gukomeza kumutekerezaho cyane bikantera umujinya, byasaga nk'aho hari ikindi kintu ariko gitangiye kunyitambika. Byasaga nk'aho hari urundi rukuta rurerure cyane rutangiye kunyitambika rutuma ntongera kumutekerezaho cyane, ahubwo noneho ntangira gutekereza kuri Ariana, umukobwa w'inzirakarengane nahatije kuza mu buzima bwanjye atabishaka, umukobwa nakoresheje kugira ngo abashe kumusimbura, umukobwa nangirije ubuzima nitwaje imbaraga n'ubushobozi nari mfite, nkamuteranya n'umuryango we, bose bakaba baramuteye umugongo. Umukobwa witondaga utarigeze yiyandarika, nkamwangiriza ubuzima bwe bwose, nkamutwarira ubusugi atabishaka, nkamutera inda tutabyumvikanyeho, nkamufata ku ngufu, nkamufungirana, nkamugira imfungwa yanjye, nkamukorera ibyo nishakiye byose. Nyamara we ariko ntago yigeze agerageza kunkorera ikintu kibi. Iyo abishaka aba yaransanze nko mu cyumba cyanjye niryamiye akantera nk'icyuma, cyangwa se agakora ikindi kintu kibi cyari kumbabaza. Namutekerejeho cyane, mbona ukuntu Ariana yitonda, mbona ukuntu ari akamarayika k'Imana. Ndavugana ariko si ibintu ndimo ni ibiki? Ngo ngiye kureba Keira, ariko si ibintu si ubusazi? Mu mutwe wanjye byatangiye kwivanga, nibaza nimba koko ngomba gukomeza kugenda cyangwa se ngomba gusubira inyuma. Ntakongera gutekereza byinshi, ariko noneho imodoka yanjye nahise nyikatisha, mpita nsubira inyuma, niyemeza ko Keira ngiye kumureka. Ndibaza nti ariko ubundi ndajya kumurebamo iki? Kajya kugenda yari yabitekerejeho, kandi katari yo nshuro ya mbere yarabikoze. Umugore twabanye akantesha umutwe, akampindura nk'umusazi, nanjye nkaba nsigaye nariyobewe. Nahise nigendera, nuko ngenda nerekeza mu rugo. Ngezeyo nahise nerekeza ku cyumba cya Ariana, kuko numvaga nshaka kumuvugisha. Natekerezaga ko wenda nshobora gusanga akicaye cyangwa se wenda aryamye ariko atarasinzira. Gusa numvaga uko byagenda kose hari ikintu ushaka kumubwira. Nkigera mu cyumba cye ariko natunguwe no gusanga Ariana ntawe uhari. Ndikanga, ubwoba buranyica, ntekereza ko yaba yongeye gutoroka, kuko n'ubundi nahoraga nikanga ntekereza ko ashobora kuzagenda kubera ibintu byose namukoreye. Natangiye kubunza imitima nibaza ahantu yaba ari, ariko hashize akanya numva amazi muri dushe arimo arameneka, mpita menya ko arimo gukaraba. Nahise niruhutsa nshima Imana ko nta hantu yigeze ajya. Hashize akanya gatoya Ariana yahise aza, ariko nyine yambaye isume gusa, n'ubundi akinkubita amaso yarikanze. Ntabwo yumvaga ukuntu naba ndaho ngaho mutegereje, maze ahita ambwira ati ese urakora iki hano? Genda vuba niyambarire. Nahise mureba, ariko buri uko mubonye sinzi, niyumvagamo ikintu kidasanzwe kuri njyewe, nubwo nari nkibishidikanyaho ntarabyemera neza, kandi nkumva ntanabikwiriye. Nanze kumubangamira, maze kuko mpita mpaguruka ngo ngende, ariko ngeze imbere gukomeza kugenda biranga, ndahindukira numva ngomba kugira ikintu mubwira, kuko nangaga gukomeza kumubabariza umutima no kumuhoza mu gihirahiro. Maze ndamubwira nti Ariana, uwo mwana utwite n'uwanjye, nta wundi mugabo mwigeze mubonana? Niba wenda ukeka ko muri kwa kwezi hari uwundi muntu mwigeze mubona, cyangwa se wenda hakaba hari ubundi buryo nakoresheje, tuza. Nta byigeze biba. Ntago nategereje ko hari irindi jambo avuga, ahubwo nahise nsohoka ngenda numva mfite ibimwaro byinshi cyane. Ngenda nerekeza muri firigo yabagamo inzoga, maze mpita mfatamo icupa rimwe, ubundi mpita njya mu cyumba cyanjye nicara ku buriri, mpita ndigotomera nkubita ku munwa. Numvaga ndi gutekereza ibintu byinshi cyane bikantesha umutwe,
gukomeza kwibuka ibintu byose nakoreye Ariana no gukomeza gutekereza igaruka rya Keira n'ibintu byose yankoreye, numvaga byose birimo kunshengura umutima. Hashize akanya ariko nicaye aho ngaho, Ariana nabonye yinjira, maze abonye iryo cupa nakubise ku munwa ndi kugotomera nta n'ikintu nitayeho, arikanga. Ni ubwa mbere kandi yari aje muri shambure yanjye ku bushake bwe, maze ahita anyaka rya cupa nari mfite, arambwira ati bika iyo nzoga urimo uriyahura, kandi nta n'ubwo umwana wacu azikunda. Kumva Ariana avuga ngo umwana wacu, narikanze birantungura cyane, maze ariko mpita ntuza kumva ndi kumwe nawe, numva bimpaye amahoro menshi cyane, nabyo ibibazo byose byanzengurukaga mu mutwe numva bisa nkaho biyoyotse. Ariana yahise anyicara iruhande, rya cupa aritereka hirya kure cyane, maze ahita ambwira ati nari nje kugusaba imbabazi kuko nari narakurakariye cyane. Ibyo Debora yari yaravuze nari narabyemeye byose nk'uko abivuze, mbyemeye 100%. Nari ntangiye gutekereza ko uyu mwana ntwite atari uwawe. Umbabarire kugufata nk'inyamaswa, kuko numvaga ibyo bintu birenze ubwenge bwanjye. Kumva ko hari uwundi muntu waba yaranteye inda utari wowe, numvaga ntarimo kubasha kubyakira. Numvaga narakurakariye, mfite n'ubushobozi hari nafata n'ikintu nkakigukubita gusa, ariko umbabarire kuko nagutekerezaga uko utari. Nahise mwenyura ndavuga nti Ariana nsaba imbabazi ari we n'ibintu byose namukoreye koko. Nkomeza kumutekerezaho mbona Ariana ni akamarayika, ni innocente cyane, ni umuntu mwiza birenze. Maze ariko ndavuga nti Ariana, ngaho tuza ndakubabariye. Maze ahita ambwira ati urakoze cyane kumbabarira. Maze akomeza nanone avuga ati Imana ishimwe cyane, ni ukuri nubwo nari ntarakira ibyabaye byose, ariko noneho kumva ko haba hari uwundi muntu twabonanye utari wowe akantira n'inda, ntabwo nari kuzigera mbyibabarira. Nahise mvuga nti ese ibyo bisobanuye iki kuri wowe? Ngiye kumubaza nti ese haba hari ukundi kuntu unyiyumvamo ku buryo wumva ko hari uwundi muntu uguteye inda? Byakubabaza cyane. Ngiye kubibaza ariko biranga, maze ndibaza nti ese gute yanyiyumvamo? Ese gute yankunda n'ibintu byose namukoreye? N'ubundi kuba ari kumwe nanjye ni ibyambuza uko ngira. Nta nubwo nakabaye ntinyuka no kwicarana nawe gutya cyangwa se no kumusekera, kuko mba ndimo kurushaho kumutera agahinda n'umujinya. Nta bindi byinshi turavuga, Ariana yahise ansezera, arambwira ngo agiye kuryama, afite ibitotsi byinshi. Muri ako kanya ngewe ariko numvaga aramutse anyemereye naba ndi kumwe nawe, maze mufata akaboko kuko numvaga ntashaka ko ansiga. Ndamubwira nti Ariana, please stay with me, ndakwinginze gumana nanjye, wisiga njyenyine. Ndashaka ko tuba turi kumwe akandi kanya gato. Ariana ahita ambwira ati oya ntabwo byashoboka, reka ngende njye kuryama. Naramwihoreye arigendera, nanga gukomeza kumuhatiriza, nanjye nsigara aho ngaho njyenyine. Ariana arimo asohoka yanyuze ku ifoto iriho Keira na Nelson, maze atangira kwibaza ati ariko si umuntu dusa gutya koko? None ibyo yaba yarabwiye Debora ko Nelson atabyara byaba ari ukuri? Ese yapfuye kubivuga gutyo gusa? Ese ni inkuru yicaye nuko arayihimba? None koko byaba ari byo? Nageze ariko ndigarura ndavuga nti
ariko se mfite ikihe kibazo ko Nelson ubwe ari bubinyibwiriye ko inda ariye? Naratekereje numva ngomba gutangira kwizera umugabo wanjye kurusha undi muntu uwo ari we wese. Nageze aho negera ya foto ntangira kumera nk'uyibaza ibibazo byinshi cyane, maze ntangira gukora kuri Keira ndamubwira nti ese Keira, hagati yawe na Nelson byagenze bite? Ese kuki wamucaga inyuma? Ese ni ukubera iki wabikoze kandi mbona Nelson atari umugabo mubi? Ese ni uko nawe yaguhohoteraga? Ese byagenze bite koko? Nuko ntangira kuvuga nti ariko se Nelson ko mbona uruhande rumwe aba ari umuntu mwiza, aho si wowe byose wabimuteye? Aho si wowe watumye ahinduka agatakaza ubumuntu agatangira kumera nk'inyamaswa kubera ibyo wamukoreye byose? Nakomeje gutekereza mbona nkihagera Nelson yari umugome cyane, ari umuntu mubi ku buryo budasanzwe, ariko mbona uko iminsi igenda ishira Nelson agenda ahinduka cyane ndetse akanaba n'umuntu mwiza ku buryo budasanzwe. Nahise ndeba ukuntu yari asigaye anyitayeho, nuko ntangira kwibaza nti ariko se ni ukunyitaho gusa cyangwa ni ukubera umwana ntwite ko bisa nkaho aba ari we ashyize imbere cyane? Ese abaye atari uyu mwana we ntwite naba mfite agaciro imbere ye? Ese naba nyiri hano muri uru rugo, cyangwa yaba yarandetse nkigendera cyane ko noneho abizi neza ko ntari Keira? Nibajije byinshi cyane, mbona ko hari ibintu byinshi ngomba kumenya, ariko mbona ko nk'uko yigeze kubimbwira ko kureka kuguma guhangana nawe ari byo bizampa amahoro, mbona ko nanjye ariko ngomba kubikora. Nelson nabonye ngomba kumubera mwiza, nkamwereka ko mwitayeho, nkatsindira umutima we akanangarurira icyizere kugira ngo azabashe kumbwira buri kimwe cyose nifuza kumenya. Mbona ngomba kureka ibyahise bikaguma iyo ngiyo inyuma, nkatangira ubuzima bushya. Numvise ngomba gufata ingamba nshya, ariko ngiye gutangira kumera, mbona ngomba kwirengagiza ibyabaye byose nkabisiga iyo ngiyo inyuma. Nahise ndyama. Amasaha nabyukiragaho mu gitondo ageze, ndabyuka nditunganya, maze hashize akanya ariko numva Nelson aje kundeba mu cyumba cyanjye. Numva birantunguye ariko nanone birananshimisha, maze mpita musanganira ndamusuhuza musoma no kwitama, maze ariko arikanga kuko ibyo bintu atabikekaga habe na gatoya, maze ariko aramwenyura. Numva nanjye biranshimishije ko byibuze mbonye ko bimushimishije nawe, maze ahita afata ku nda yanjye ambwira ko arimo gusuhuza umwana wacu. Nibwo bwa mbere yari abikoze, kuko nta nubwo izindi nshuro nari bumwemerere kubera umujinya nari nkimufitiye. Yatangiye kunkora ku nda amusuhuza, atangira no kumubwira andi magambo menshi cyane meza, amubwira ko amukunda cyane, amubwira ko umunsi azavukiraho tuwutegereje n'amatsiko menshi cyane. Maze nanjye nkamwenyura niyumvira iyo mitoma yose ari mu gutera imfura ye. Maze arangije kumubwira ibyo yashaka kumubwira byose, ahita ndeba mu maso arambwira ati ndatekereza ko ushobora kuba ushonje, ese waza tukajya gusangira amafunguro ya mu gitondo? Yashatse kunterura ngo tugende anteruye, ariko ndamwangira. Arambwira ati ariko se wajya ureka nkagutetesha? Maze arambwira ati niba ubyanze nta kibazo, reka ngo ufate akaboko. Yahise amfata akaboko, noneho ndamureka tugenda amfashe akaboko, turimo tuganira yacishamo akananyitegereza maze akamwenyura. Ibyo bihe twari turimo tumeze gutyo, numvaga neza neza nibereye nkaho nibereye nko mu ijuru. Turimo tugenda, nahuje amaso na France arimo kuturebera mu idirishya ryo mu cyumba cyiwe, maze ariko atubonye arikanga cyane. Ndabibona ko atunguwe, ariko sinabyitaho cyane, ntabwo nari nzi ikintu gitumye mu by'ukuri atungurwa. Twahise dukomeza kwigendera. Ni ubwa mbere njye na Nelson twari dufashe amafunguro ya mu gitondo mbyishimiye, nishimiye kuba ndi kumwe nawe gutyo. Nari nishimye nkumva birenze no kwishima kuko numvaga byandenze.
turangije gufata amafunguro ya mu gitondo yahise ansezeraho nuko yigira mu kazi, nanjye nza gufata ya miti yanjye nk'ibisanzwe. Nuko birangiye byose mpita ngenda njya mu cyumba cyanjye, ntangira kwicuza impamvu kera kose Nelson ntigeze mwihanganira ngo sinshake guhangana nawe, kuko nabonaga yarashoboraga kumbera mwiza cyane. Nakomeje kumutekerezaho cyane, ariko noneho rya jwi rye ambwira ko umwana ari uwe naryo ryakomezaga kungarukamo buri kanya kandi nkumva biranshimishije cyane. Nahise menya ko Nelson hari ukundi kuntu mufata bidasanzwe, maze kumenya ko noneho umwana ntwite ashobora kuba atari uwe, kuko numvaga byanteye umujinya cyane. Numvaga byarutwa nuko nanava ku isi nipfira. Numvaga gutwitira undi muntu utari Nelson ari ibintu birenze ubwenge bwanjye. Nuko noneho kuva narimenye ko ari uwe, nahise mbiha agaciro kenshi cyane, numva n'umwana ntwite ntangiye kumukunda cyane. Buri kanya ijwi rya Nelson ambwira ngo umwana ni uwe, sinzi ukuntu ryakomezaga kungarukamo cyane. Umwana natangiye kumukunda cyane no kumugirira impuhwe, ntangira kugira amatsiko yo kuzamubona yavutse. Ntangira kumva inshuro zose nakomezaga kumutuka narabaga ndimo kumurenganya cyane, kuko ibyabaye byose n'ubundi we nta ruhare na rukeya yari yarigeze abigiramo. Numvaga ntaragombaga kumuzana mu bibazo byanjye na Nelson. Natangiye gukora ku nda yanjye nsa nkaho ndimo kumuganiriza, maze ndamubwira nti mwana wanjye ndagukunda cyane, maze ubabarire mama ku magambo mabi yose yakubwiye. Uri umwana wacu mwiza cyane, papa wawe ni mwiza cyane, kandi na mama ni mwiza, nawe uzaba uri umwana mwiza cyane, maze ntabwo uri icyana. Ubabarire mama kuko yaguturaga umujinya w'ibyamubayeho byose, kandi wowe urengana kibondo. Natangiye no kurira nibutse amagambo yose kuko mubwira ko n'inda nakabaye nyikuramo. Numva umwana wanjye naramuhohoteye, namubwiye ibintu byinshi bibi kandi we bitaramurebaga, maze ntangira kumubwira ngo ngaho nsezeranya ko ubabariye mama, nsezeranya ko mama wawe ugerageje kumwumva kandi ukamubabarira. Umwana wanjye natangiye kumva mwishimiye cyane ku buryo budasanzwe, maze ntangira no gufata telefone yanjye, ntangira kurebamo utwenda twiza tw'abana tugezweho n'utundi dusitire dutandukanye. Ntangira kwimajina umunsi azavukiraho ukuntu bizaba bimeze. Nahise ntangira gufata fone yanjye, ntangira noneho no kwifotora. Mpita ngenda ndebaho imyenda yanjye yari iri, imyenda myiza cyane Nelson yari yaranguriye, ariko nari naranze kwambara kubera umujinya mwinshi cyane nari nyifite. Yose nahise ngenda ntangira kuyambara, ntangira no kwifotora. Ngeze aho nahise mfata telefone yanjye ndeba ukuntu maze kugiramo amafoto menshi cyane, ndeba n'ukuntu ari meza, maze ameza cyane mpita nyoherereza Nelson. Nelson akibona ayo mafoto yanjye yarikanze, maze arambwira ati wawu, aya mafoto ni meza cyane, nkeneye kunyoherereza n'ayandi menshi cyane. Ahubwo mbonye ukuntu byamushimishije narasetse ndishima, maze kuko nari nifotoye menshi n'ubundi koko mpita nyamwoherereza menshi cyane, biramushimisha cyane. Akomeza gutungurwa kuko kuva nahagera nibwo bwa mbere nari nifotoje ku bushake bwanjye, nishimye kuri urwo rwego. Nelson yakomeje gushimishwa cyane n'ayo mafoto, ahita ambwira ngo amafoto mwoherereje ni meza cyane, arimo aratuma yumva nkumbuye cyane, ngo si uri burote nimugoroba atashye maze akaza kundeba. Nanjye mpita mubwira nti maze nanjye ndagukumbuye cyane, si njyewe uri burote utashye. Twakomeje kwandikirana
ariko kuri uwo munsi numvaga byandenze, numvaga nkunzwe, numvaga ndinzwe kandi ntuje, nongeye gusubira mu buzima busanzwe. Uwo munsi wari udasanzwe ku buzima bwanjye kuko nari niyemeje gufata intangiriro nshya yo kwibagirwa ibyabaye byose nkibanira na Nelson mu mahoro. Nageze ahari kagatotsi karamfata ndasinzira cyane kuko muri ayo mezi nari nsigaye nsinzira, numvaga ntangiye kujya ngira ibitotsi byinshi. Haburaga iminsi mike yanga inda yanjye yuzuza amezi 6. Gusinzira kwanjye ariko noneho kuri uwo munsi kwari gutandukanye n'izindi nshuro zose. Nari mfite ibitotsi byinshi cyane kandi nkumva bisa nkaho nanacitse intege. Narasinziriye ariko aho nkangukiye nkakomeza kumva n'ubundi nacitse intege, nta mbaraga mfite, nkumva ndimo kugenda nyengera gake gakeya. Ariko noneho maze kumera nkaho nkangutse neza, numvise meze nkaho ndyamye mu bintu bitose. Nahise ngerageza gusa n'ushakisha imbaraga maze nkuraho kuvureri nari niyoroshe, ariko ndebye aho nari ndyamye ndumirwa. Uburiri bwanjye bwose bwari bwatose, bwari bwabaye amaraso gusa. Ubwoba bwaranyishe cyane, mpita nikora ku nda maze numva umwana wanjye sindimo kumwumva akina nk'uko yari asanzwe abikora. Nahise mvuza induru ndasakuza, ariko nta kuka nari mfite kubera gukomeza kuva cyane, nta mbaraga na nkeya nari mfite. Gusa uko biri kose naratabaje baranyumva baza kundeba. Nelson nawe muri ako kanya yahise ahagera, yahise angeraho vuba na bwangu. Yageze hari ku mutima wamuvuyemo. Noneho ako kanya bagombaga kungeza kwa muganga nta no gutinda. Nageze kwa muganga n'ubundi kuva byanze guhagarara natangiye gusa umweru. Nari ndimo kugenda numva no guhagarara ntago nari nkibashije. Nari ntangiye noneho no kuyoberwa n'ahantu ndi ahariho. Gusa ibyo abaganga bakoze nyuma yaho ntago namenye ibyo ari byo. Nakangutse numva ntarimo kubona neza, mu maso yanjye numva harimo ibikezikezi. Natangiye guhumbaguza ngerageza kugira ngo ibyo bintu by'ibihu byasaga nkaho biri mu maso yanjye bibashe kuvamo, nuko ntangire kubona neza. Nakomeje kurwana nabyo, nuko ngeze aho nihanagura mu maso, mbona noneho ntangiye kubona. Ntangiye kubona umutima ariko noneho watangiye kumvamo, kuko ahantu nari ndi ntago nari nsanzwe mpazi. Ariko ntibyatinze kuko nahise mbona ko noneho ari kwa muganga. Byanteye ubwoba bwinshi cyane kuko nahise ntangira kwibuka ibyabaye byose, bikomeza kuntera ubwoba kuko byari bimeze nka kwa kundi ubona scene iteye ubwoba muri movie, ukipfuka mu maso ngo utabona ibyo bintu n'ibigiye gukurikiraho byose, cyangwa se ugahitamo guhindura scene cyangwa se byose ugafata umwanzuro wo kubizimya kugira ngo udakomeza kureba ibyo bintu biteye ubwoba gutyo n'ibiri buze gukurikiraho byose. Nanjye numvaga ariko namera, numvaga nasaba ubwonko bwanjye kureka kunyereka ibyo bintu byose uko byagiye bikurikirana, ariko noneho nkaterwa ubwoba cyane no kumenya uko byaje kurangira. Nakomeje kubitekerezaho cyane, ntangira kwibuka akantu kose ku kandi, ukuntu natangiye kuva, ukuntu nisanze ndyamye mu maraso, ukuntu bangejeje kwa muganga, ukuntu nari nikoze ku nda nkumva umwana wanjye sindi kumwumva. Bintera ubwoba, ntangira kwibaza nti ese niki cyakurikiyeho? Ese umwana wanjye aracyafite ubuzima? Ese byagenze bite? Ubwoba bwakomeje kunyisha cyane, maze ntangira kuzamura ikiganza cyanjye gake gake kugira ngo nikore ku nda, ariko cyajya kugera hejuru bikanga, nkahita ngisubiza hasi kuko numvaga mfite ubwoba bwo kumenya ibyaba byakurikiyeho. Byakomeje kunanira no kuntera ubwoba, ariko ngeze aho mfunga umwuka mbasha gukora ku nda yanjye. Nkimara gukora ku nda yanjye nabanje guceceka
mera nk'aho ndi igiti, ntangira kumera nk'aho ndi inzanga, nkomeza guceceka cyane nta n'ikintu na kimwe ndimo gutekereza. Ariko ngeze aho ibyo bivaho biranga, noneho ndarira, mvuza induru, ndaturika ndarira, ntangira kuzunguza umutwe wanjye nk'aho utamfasheho. Mu by'ukuri nari nabuze uko nifata, nari ndi mu gihirahiro, ntabwo nari ndimo kubasha kwemera ibyo nari maze kwiyumvira n'ikiganza cyanjye. Amarira yaranyishe, ntabwo niyumvishaga ukuntu mbuze umwana wanjye nari natangiye gukunda cyane. Uburibwe, ubwoba, agahinda, kwicuza, byose byari binyuzuye mu mpande zose. Umwana wenyine wampuzaga na Nilson agatuma abasha kumpa agaciro yari asigaye ampa, yari amaze kwigendera. Natangiye kwibaza nti ese mbaye wande? Ese nakoze iki gituma Imana ibona ko nkwiriye bino bihano byose by'uruhererekane bitajya birangira? Natangiye kwishinja amakosa yose, ntangira kubona ko ahari ari igihano cy'Imana kubera ukuntu mbere hose natukaga uwo mwana nari ntwite, nkamwita amazina mabi, nkamutuka cyane uko nishakiye, nk'aho Imana ibishatse itamunyakanga imyitwarire. Nakomeje gutekereza ibintu byose namubwiye, ukuntu namubwiraga ko mwanga, ko ndetse ntanamushaka, nkavuga nti ubu ngubu Imana iramwijyaniye kuko yabonaga ntamushaka nyine. Nararize cyane, ngeze aho mvuza induru cyane, numva ntangiye no guhera umwuka. Nubwo nari maze iminsi nsha mu bihe bitoroshye, ariko nta kindi gihe nari narigeze mbabara nk'uko nari mbabaye icyo gihe. Nakomeje kurira, ndarira cyane, hashize akanya numva umuryango urafungutse, maze mpita niyumanganya, mpita nihanagura, maze mpita mbonana umuganga winjiye, ahita ambaza ati Madame Nelson, ni byiza ko wakangutse, urumva umerewe ute? Nahise mwitegereza ku mutima, nibaza impamvu y'icyo kibazo. Ngo ndumva merewe nte? Ubuse ko karagira ngo musubize ngo iki? Ese mubwire ko meze neza, nabuze umwana wanjye? Nagerageje gushaka ikintu namusubiza, ariko amarira aba ariyo antanga imbere, kuko numvaga nta n'ijambo na rimwe ryabasha gusohoka mu kanwa kanjye. Maze nawe akababaro kanjye arakabona, aranyegera, ahita ashyira akaboko ke ku rutugu rwanjye kugira ngo ankomeze, arambwira ati ihangane Madame Nelson, agahinda kawe ndakumva nshuti, ariko humura, ntabwo uri wenyine, turi hano kugira ngo tugufashe, kugira ngo ibibazo urimo ubashe kubinyuramo neza. Nahise ndekera gukomeza kurira, ndiyumanganya, ndamwitegereza, ndamureba, numva namubwira nti wowe ibyo urimo kuvuga ntabwo ubizi neza, nta makuru na make bifiteho, ni njyewe njyenyine uzi uburemere bw'ibi bintu. Nakomeje gutekereza byinshi, nkumva ariko namubaza impamvu ari njyewe buri gihe wisanga mu ijoro ry'icuraburindi nk'iryo ngiryo, ijoro ry'icuraburindi ritajya rishira. Mpora nishimira ko rigiye kurangira, nkishimira ko rigiye gucya, mfite icyizere, ariko aho icyo cyizere cyiziye nkabona noneho nibwo rihise ryijima cyane kurushaho. Maze nkibaza nti ese kuri iyi si haba hari uwundi muntu wanyuze mu buribwe nk'ubwanjye? Naramuretse, ariko sinagira ikintu na kimwe mubaza. Maze nawe agakomeza ambwira ati komera, ihangane, kandi ni ukuri ibintu byose bitubaho Imana iba ibizi, humura ntiwihebe, humura byose bizarangira neza. Ayo magambo ye nayo yatangiye kuntera umujinya, kuko numvaga muri ako kanya ntashaka umuntu ukomeza kunyihanganisha,
no kumbwira nka mwene ya magambo bajya bakoresha bakomeza umuntu bamubwira wenda ko nta kitagira iherezo kandi ko byose bizashira, kuko igihe cyose nari maze mbabazwa nabonaga narabaye umucakara w'ibibazo bitajya birangira, maze nkabona ko nta na rimwe ibibazo byanjye bizigira birangira, ahubwo mbona noneho ko aribwo bitangiye. Yageze aha araceceka arekera gukomeza kunkomeza, maze nanjye ndaceceka ndamwihorera. Twese dukomeza kwicara aho ngaho ducecetse, nta n'umwe urimo kuvugisha undi. Nageze aho ntangira gutekereza kuri Nelson, maze mpita mubaza nti ese umugabo wanjye ari hehe? Kumubaza gutyo numvaga ibyo ari byo byose mu bihe nk'ibyo bitoroshye nari ndimo kunyuramo, nakabaye ndi kumwe nawe, nakabaye ndi kumwe n'umugabo wanjye, numvaga atagomba kunsiga njyenyine. Muganga amaze kumubaza ahari yaracecetse nta kintu yigeze ansubiza, maze mbonye acecetse mpita nongera ndamubwira nti niba wenda ari hanze mwamubujije kwinjira, ndabinginze mumureke yinjire, kuko muri aka kanya niwe muntu wenyine nifuza ko twaganira, nkeneye ko tuba turi kumwe. Mu by'ukuri Nelson muri ako kanya numvaga mukeneye cyane, numvaga byibuze ari we muntu twabasha kuganira nkamuturizaho, cyane ko nawe numvaga muri ibyo bihe nawe afite agahinda kenshi cyane, akeneye ko tuba turi kumwe, kuko kubura uwo mwana nari mbizi neza ukuntu byamubabaje. Muganga gukomeza kumubaza Nelson yakomezaga kwijijisha yigira nk'aho atigeze abyumva. Maze muganga nawe mbonye akomeje guceceka ndamubwira nti none se muga ko utarimo kunsubiza, ese Nelson ntawe uri hano? Ese yahoze hano none yatashye? Nizere ko wenda ari mu nzira agaruka aza kundeba. Maze muganga kumva nkomeza kuvuga ibyo bintu, isura yirijima mbireba, amera nk'aho ari mu gushakisha ijambo rya nyaryo yambwira ngo ntahungabana cyane, maze atavuga ati Ariana, umbabarire kukubwira ibi, umugabo wawe Nelson mukimara kugera hano akatwinginga dusaba kukwitaho cyane, tugakora ibishoboka byose kugira ngo tubashe gusova ubuzima bw'umwana wari utwite, maze ariko tukamubwira ko bitashoboka ko inda yamaze kuvamo. Yahise agenda, nta nubwo yongeye kugaruka hano. Hashize iminsi 2 yose atagera hano ku bitaro, ntabwo aragaruka na rimwe. Wasanga wenda yaragize akazi kenshi, cyangwa se wenda yumva atarakira ibyabaye, kubera ukuntu nabonaga byamubabaje. Nahise ndakara ndamubwira nti muga ngo akazi kenshi, none se yaba yaragize akazi kameze gute gashobora gutuma nsiga ndi mu bihe nk'ibi ngibi? Ese ubundi gute yatinyuka akajya mu kazi agakora yabuze umwana we? Kutakira ibyabaye se ubwo byo ushatse kuvuga iki? None se ushatse kuvuga yuko njyewe ari njyewe wabyakiriye? Muganga yahise ambwira ati umbabarire cyane Ariana, ibyo nkubwiye niko njyewe mbitekereza, ntabwo ari ko kuri. Ibyo nkubwiye si ihame nyine ko arizo mpamvu zatumye atagaruka kukureba. Ubu noneho umeze neza, ushobora no gukoresha telefone, rero ndumva icyiza wamuhamagara mukivuganira akakubwira impamvu ataragaruka kukureba. Nkiri kubitekerezaho numva bitangiye kuntera umujinya, nta n'ikindi kintu ndavuga. Hahise haza irindi tsinda ry'abaganga benshi, maze baransuzuma bamfatira n'ibipimo, maze barambwira bati turabona umeze neza, urarara hano ijoro rimwe gusa, hanyuma nukomeza kumera neza nta kindi kibazo ugize
ejo tuzagusezerere witahire. Maze barambaza bati tugusezereye ejo se hari icyo byaba bigutwaye? Maze ndababwira nti nta kibazo nataha. Bahise bigendera bose bansiga aho ngaho njyenyine, ariko bamaze kugenda agahinda karanyica cyane, ndongera ndarira, ariko noneho icyandizaga muri ako kanya nanjye ntago nari ngisobanukiwe. Ntago mu by'ukuri nari nzi igifite uburemere kurusha ikindi. Niba nararezwaga n'uko Nelson yantaye atagarutse kundeba, niba nararezwaga n'umwana wanjye nari nabuze, nanjye simbizi. Icyo nzi cyo ni uko kurira kwanjye bitabashaga guhagarara. Nageze aho ariko ntangira gutekereza nti ariko se ubundi ubu ngubu ndimo ndarizwa n'iki? Ngo Nelson ntiyagarutse kundeba? Ubundi si umuntu utagira umutima nka we, ni iki kindi nari mutegerejeho? Ni iki kindi numvaga yakora? Ese ndimo ndarira numva yagaruka gute koko? Ese yaba ndebamo ibiki kandi ibyaduhuzaga bitagihari byarangiye? Ese yaba aza kundebamo iki kandi ntakimufitiye umwana we yakundaga cyane sinkimufite? None yanjugunye nk'umwanda nk'atigeze amenya, bisa nkaho nta gaciro nkifite imbere ye. Nakomeje gutekereza byinshi binjyana kure, ndavuga nti harya ejo ngo bazansezerera? Ese nibansezerera nzajya hehe? Ese nzasubira iwacu imbere ya basaza banjye batakinshaka? Ese nzagenda njye kwa Nelson wantaye, umaze iyo minsi yose atarigeze agaruka kundeba, bisa nkaho atakinshaka? Ese nzajya he koko? Ese Ariana mbaye wande? Ese kubera iki koko? Nzajya hehe? Mwakoze cyane kubana natwe. Aha niho igice cyacu cy'umunsi kirangiriye. Agahinda ka Ariana gakomeje kwiyongera. Ese mu by'ukuri koko azajya hehe? Azajya imbere y'abasaza be? Azajya kwa Nelson? Nelson se koko mu by'ukuri ni iyihe mpamvu yatumye atagaruka kumureba? Nizere ko rero turi kumwe mu gice cy'ubutaha. Ubutaha noneho ni finali, byose mwibaza muzabimenya. Ukugenda kwa Keira mukomeje kwibaza muzabimenya. Ese ni ukubera iki yasize Nelson? Ese Nelson koko mu busanzwe ni umuntu mubi? Ese koko ni irihe sano riri hagati ya Keira na Ariana ku buryo abantu bakomeza kubitiranya, ku buryo umuntu abona umuntu umwe akagira ngo ni uwundi? Ntimuzacikwe rero, Imana ikomeze kubarinda. Ndabakunda cyane.